Abakunzi bacu bamaze igihe badusaba ko bakumbuye inkuru y'urukundo, muri ab'agaciro kuri twe rero, niyo mpamvu uyu munsi nabazaniye inkuru y'urukundo y'umwana w'umukobwa witwa Runa. Ndakurarikira kubana nanjye kugeza iyi nkuru irangiye. Nguhaye ikaze niba uri mushya, akaba ari gukigera kuri iyi cano, ngushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Runa amaze kuba mukuru yisanze abana n'umukecuru n'umusaza. Bari bakinnye ku rwego rwa nyuma, hahandi no kubona ibyo kurya byari ikibazo gikomeye. Babonaga ibyo kurya ari uko Runa yavuye kubishaka. Bari bashaje cyane ku buryo nta na kimwe bari bashoboye kwikorera. Runa yari afite imbwa ye yakundaga cyane, yari yarasigiwe na mama we umubyara. Umunsi umwe ari mu gitondo yaje kubyuka, yitegereje mu nzu asanga nta kintu na kimwe kirimo cyo kurya. Kuko yakuze akunda kuroba, yahise yerekeza iy'inyanja ajyana n'imbwa ye, bafata urushundura bajya kuroba. Bageze ku nyanja rero batangira kuroba, ariko byabafashe amasaha menshi bataragira icyo bafata. Yakomeje guhindura aho yari ari, akajya hirya agaruka hino kugira ngo arebe ko hari icyo yafata, ariko byamutwaye umwanya munini birangira abonye amafi 3. Imbwa ye yari ishonje cyane, arayitegereza arayibwira ati, "Mojo, ndabibona ko ushonje ariko ntacyo nakumarira, erega nanjye ndashonje, ariko ihangane igihe kizagera nkajya nkugaburira ibyo ushaka." Imbwa ye yaramusimbukiye imwereka yuko bari kumwe, kabone n'ubwo itavugaga, ariko yamukoreraga ibimenyetso bimwereka yuko bari kumwe. Runa rero akimara kubona ayo mafi yahise yibaza ashobora gukura ikindi kintu bashobora kuyarisha. Hafi n'iwabo hari urusengero, aribwira ati, nerekeje ku rusengero ngasangayo pasiteri, nshobora kumubwira ikibazo mfite, wenda hari icyo yamfasha. Yahise yerekezayo n'imbwa ye, baragenda bagezeyo basanzeyo pasiteri koko, ariko pasiteri yari ahuze cyane, wabonaga nta mwanya bafitiye. Runa rero yahisemo kwigendera, aramusezera aravuga ati, uyu nta kintu namubwira kuko ndabona nta mwanya afite wo kunyumva. Yafashe umwanzuro wo gusubira mu rugo ngo bajye guteka ya mafi, nubwo nta kindi kintu bari bafite cyo kuyarisha. Mu nzira akigenda rero yaje gukebuka hirya, abona urupangu runini rwiza cyane ruteyemo jaride, yumva ararukunze, aregera ngo arebe uko hasa kuko hari hateye ubwuzu. Akihagera rero yaje kubona jaride iteyemo imboga zitandukanye, amakaroti n'ubundi bwoko bw'imboga. Kuri we rero yabibonye nk'igisubizo, kuko yabonaga ari nk'umurima bateye aho ngaho utagize icyo umaze. Yahise ajyamo atangira gusoroma imboga ndetse no gukura amakaroti. Byaramushimishije cyane, akomeza gukura karoti, ari nako agenda yiririmbisha uturirimbo tunyuranye. Agisoroma rero yagiye abona haje umugabo yihuta cyane, aza amusanga, ari kubona ko ashaka nko kumugirira nabi. Runa yagize ubwoba ashaka kwiruka, ariko ntiyamusize, undi yahise amufata aramubwira ati, ndagufashe wa mujura we. Undi nawe yaramusobanurira aramubwira ati, ntabwo ndi umujura. Undi aramubwira ati, gute utari umujura kandi urimo gusoroma ibintu bitari ibyawe? Undi akomeza kumufata cyane aramuniga. Runa avuza induru cyane. Muri urwo rupangu harimo umwana w'umuhungu uri muri pisine. Hanyuma yaje kumva urusaku rwinshi, yavuye muri pisine agenda yerekeza aho urwo rusaku ruri kubera. Agiye kubona abona ni umuzamu w'iwabo ufashe umwana w'umukobwa uri kumuniga. Yahise amubwira ati, sigaho rekeraho, ati ibyo ni ibiki urimo? Undi yaramusubije ati, erega mfashe umujura. Aramubwira ati, murekure. Yaramurekuye, hanyuma wa mwana w'umuhungu aramwegera yitegereza Runa. Runa nubwo yari umukene ariko yari mwiza.
yaramwitegereje cyane, undi nawe niko yariraga, arangije aramubaza ati ese koko uri umujura? Ndagushimiye ko wabanye nanjye, duzahure mu gice gikurikira, wakoze cyane rero, niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, like kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.